ngewe mama Chance nago niyise umuzimu ahubwo nitwa iki umuzimu nkitwa mama Chance ari nayo bakwita nayo banyita nkitwa umuhanuzi nandi mazina ndi kwitwa agiye atandukanye ariko amazina ndi kwitwa ubu naza ashamikiye ku izina nitwa cyangwa se ndi kwitwa yitwa umuzimu ariko nge ntago niyise iki umuzimu muri buriya bwami niba warapfuye mu cyaha uri umuzimu pe ntabwo uriho cyokoza niba utarapfa mu cyaha uriho Satani arakubona ariko muri buriya bwami umuntu wamaze gupfa tomani kitaya nozaya tipitaya enekitayi niba waramaze gupfa mu cyaha yego bo ntago muri iyi si ahantu bafashe babohoje yego bakubona nk'iki nk'umuntu uriho bo bakubona nk'umuzimu Nibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi nagusuhuje wowe uza gusoma kino gitabo cy'ubuhanuzi ku izina rya mama Chance official. Imana y'amahoro ikwiteho kandi ikubere gikurikirana. Njyewe ngusabiye umugisha wo guhirwa n'Imana. Hari abantu mwakunze gukurikirana iyi shene icyitwa Nkunda Amahoro, murambaza muti kubera iki uhise uyita mama Chance? Ntago nzi uburyo mwankurikiranye kuko iyi shene nari ntarayishyira ku mugaragaro, ariko ntago yari njyewe ahubwo nuri muri njye. Kiragiye yitwaga Nkunda Amahoro, iyi shene yari mitabara igihugu cyacu cy'u Rwanda mu bigendanye n'ubutumwa bwari bwatanzwe mu gihugu, ngira ngo mwagiye mubikurikirana bw'ibintu ngo bigiye kuba muri kino gihugu. Ubwo rero nibwo ubwo buhanuzi nibwo bwatumye ishene ibaho. Ntago mu bitekerezo byanjye cyangwa se mu byo mama Chance nkunda nari nzi yuko yakwitwa mama Chance official. Icyo gihe rero yiswe Nkunda Amahoro. Yego, mbere yuko rero dukomeza kugendana se cyangwa kubana, reka tubanze twishe muri bwa bwihisho bwitwa amasengesho. Uri data wa twese ntawe uhanye nawe, izina ryawe nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Ni wowe Kristo waducunguye, nta wundi uzagusimbura. Kandi turagushimira ku bwa Mwuka Wera, ntago wadusize twenyine, dufite umufasha. Ibyo byiringiro byo kuzakubona ubwo uzabuje gutwara itorero cyangwa ucyuye umugeni turabifite. Mukunzi wanjye mwiza, byose byanjye Mwuka Wera ahangaha kuri iki gitabo cy'amahishurirwa, shishijwe bugufi Mwuka Wera no kuguha ikaze n'akaribu ngo bibuke ushaka. Ndaritse Mwuka Wera kuri buri wese uje ahangaha kuri mama Chance official. Ntago ndi buvugire muri rusange, ndavuga umuntu umwe kuko umugeni wa Kristo numwe, uwo muntu mubere gikurikirana. Njyewe aho mama Chance ucyambaye umubiri ngarukiye, wowe ukomeza umurimo wawe. Buri wese umubere gikurikirana, ngaho nuhimbazwa Imana yacu muri Kristo no mu mbaraga za Mwuka Wera nk'umufasha. Ni mu izina rya Kristo senze nizeye, amena. Mugeni wa Kristo rero waba uri aha kuri mama Chance official, ngira ngo maze kubibabwira, iyi shene ifungurwa yafunguwe turi ku rugamba rwo kurwanira igihugu cyacu ku matage n'amakuba umwanzi Satani yari yakigabijemo. Umwanzi Satani rero yari yakigabije mu buryo bw'amakuru yatangwaga, ngira ngo murabizi, bw'ibigiye kuba muri kino gihugu. Kandi koko kwari ko kuri, kuko hari abari barebye muri kiriya kirere cya buriya bwami batangaza amakuru ngo mu kwa gatatu muzabibona birabaye, mu kwa karindwi muzabibona birabaye. Rero mpagurutswa mu ishyaka ryinshi cyane mu buhanuzi ndetse no mu gukora. Ntago rero nahagurutse gutyo gusa, nahise mpabwa imbaraga n'ubushobozi bwo kuhita
shyiraho iyi shene yitwa Nkunda Amahoro. Ririya zina rero ryari gikurikirana mu gihugu cyanjye cyambyaye kikandera, nkaba nitwa umunyarwanda kandi birandyoheye biranejeje. Wowe rero udukurikirana utakiri mu Rwanda, uri mu bihugu byo hanze, bafiyeri yo kwita umunyarwanda, warakoze kwifatikanya natwe muri ibyo bihe byiza byo gusenga, dusenga amasengesho y'iminsi 40 dusengera igihugu cyacu. Igihugu cyacu kimaze kwamburwa izo mbaraga z'umwijima mu buryo bw'imikorere ya gishitani, yiyoberanyiriza mu buhanuzi bwahanuwe, umuntu akitora akaza ati mu kwa gatatu birabaye, kandi koko bibaye mwavuga ko byasohoye. Rero kubera ko twahamagawe gusenya ubwami bwa Satani, mwarakoze kumba hafi kumfasha gutabara igihugu cyacu, ntiduhanure gusa ko bitakibaye, ahubwo turanasenga dufatikanya n'ingabo zacu z'igihugu. Imana yahaye ubwenge n'ubuhanga mu mbaraga zayo, mu mikorere yabo ya gisirikare kurinda kino gihugu, natwe ihita duhindura abasirikare, dukora wa murimo mwiza wo gusengera igihugu. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yarakoze. Kiriya kibatsi cy'amasengesho cyaragiye kigera no mu nyamadini barasenga, mu byiciro bigiye bitandukanye barasenga. Ndagira ngo mbabwire ngo igihugu cyacu kirarinzwe, niyo mpamvu shene yiswe kuriya. Rero kubera ko kiri mu burinzi kandi bw'imbaraga z'amaboko y'abantu benshi cyane, niyo mpamvu mbaye ndekuye uwo murimo, nkagaruka mu murimo wo kongera kubaka igihugu cyacu no kukirinda mu buryo bwo kubaka itorero rya Kristo. Iyi shene nyitirira uko umwuka w'Imana yambwiye mu izina rya gihanuzi ry'uko nitwa mu muhamagaro wanjye hano ku isi, ari we ngewe Mama Chance. Rero wowe tugiye kujya tubana, ikintu ngusabye muri iri tangira, ndagira ngo ngusabe, rinda ubugingo bwawe kuruta ibindi byose birindwa. Ubugingo bwawe bubitse mu mutima, aho ni mu ibanga ryawe, ibindi byose ubibemo ari kurinda ubugingo bwawe. Ikindi mwitegure, mwibuke ko tugiye kwinjira muri bya bihe byo gusenga amasengesho y'iminsi 40 mu rugendo rwa buri muntu ku giti cye. Witegure, tugiye gusenga. Sindatangaza igihe tuzasengera kuko sindahabwa n'amakuru. Ngewe muri uru rugendo murabizi nyobowe n'amakuru, ntafite amakuru nahagarara. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ube mu biteguye gutegura urugendo rwawe mu minsi 40. Ntagiye kuyivugaho, aba twakunze kubana murabizi, ariko icyo gihe nikigera tuzanabivugaho. Mama Chance official rero ni wiyumvemo ikaze, iby'Imana izajya impa kubaha nkuko nahamagawe se cyangwa nkuko biri, nzajya mbibagezaho. Rero ntaratinda cyane, ndagira ngo nakire umunyamakuru ukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko ngewe nzi nk'umuvugabutumwa witwa Bobo. Ndamukunda cyane, turi kumwe kuri Mama Chance official. Bobo, ndakwakiriye nk'umunyamakuru. Akoze cyane kugira ngo ubere urufunguzo rufungurira abandi mu bibazo ndi kubazwa. Yego. Sawa, karibu. Yego, murakoze kunyakira kuri Mama Chance official. No mugisha kuhaba, ngiriwe amahirwe yo kuhaba. Tugiye kubana rero, tutazi iminota cyangwa se amasaha cyangwa ibihe gusa, ntibiba birebire kuko ni ibibazo bimwe na bimwe ndi bumubaze bigendanye n'ibyo abantu barimo baribaza, biri mu byiciro bigera muri 4. Cyambere naho turi, icya kabiri ni ku myambaro, icya gatatu ni ku muzimu, icya kane ni ku bitambo. Ibyo nibyo bintu tugiye kuganira. Umuntu mwagiye kudusobanura bivuye imuzi. Rero uri hano, icara wumve ukuri. Yarakana nakuze numa ngo umva ukuri ngo ukunde ubeho. Yego, Mama Chance, reka mpere aho turi. Kubera iki buri kuva nakumenya wavugaga mera neza? Kubera iki mera neza ariho hantu wumva ko ugomba kuburi cyane? Mera neza, impamvu nkunda kuba ariho ndi kuri izi mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga nzabivuga kandi nongere mbisubiremo, ni mu bwami satanike twaje gukorera, kuko ubu bwami satanike buri ku isi yacu. Yego. Kandi twahawe ububasha n'ubutware. Abantu babyumve cyane, ntago tugiye mu bwami bwe mu kirere cya kabiri. Yego. Ahubwo yaraduteye ku isi, atubohozanya zino mbuga nkoranyambaga mu butware n'ububasha rero twahawe, tukaza kuri izi mbuga nkoranyambaga. Yego, impamvu nkunda rero kuza mera neza, ni mera neza nyine.
uyu muntu wahisemera neza yarahanuye ahamera neza rero hari ikibatsi cy'urukundo yego ni mu rukundo. Okay. Wenda barabyumva abaje kugira ngo nyine avugire ibintu bikomeye ahantu hameze neza kugira ngo nabyo bigende neza. Yes. Sinzi kuri Mama Chance Official nimba wenda bazi ku kintu kijyanye na uniform cyangwa se umwambaro. Genda bimenyereye ndari igihe uza mu wa gisirikare ariye barimo ugeze kwambara mu wa gipolisi hariho nabwo wambaye umutuku none umwanya ugarutse mu mutuku n'umukara kubera iki? Mwenda wa gipolisi ntago ndawambara ahubwo narimo nkukoresha aho nkukoresheje aho nkukoresheje bikanga mbajije impamvu mbwirwa impamvu mba ndetse yego. Okay. Rero kuri Mama Chance Official igiye ku mugaragaro yego hashize iminsi 2 igiye ku mugaragaro ariko yari hari nka nkunda amahoro mu buryo bwo gutabara igihugu cyanjye nkunda cy'u Rwanda biri hasaho ubwo butumwa bwarahaciye ariko ubu yabaye Mama Chance Official kugira ngo umugambi w'Imana ugire gute ukomeze. Iyi Mama Chance Official abantu bahari barabizi ku uniform kuko hari ibyiciro bibiri hari abahaza batazi Mama Chance hari n'abahaza baziranye na Mama Chance. Yego. Kubera iki uyu munsi wambaye umwambaro w'umutuku? Impamvu uyu munsi nambaye umwambaro w'umutuku ntazi igihe nzawukuriramo wenda nawukuramo n'ejo cyangwa nkakuramo n'ikindi gihe ndi mu gihe cyo kumeneka kw'amaraso yanjye. Amaraso yawe asagiye kumeneka kandi? Amaraso yanjye arimo arameneka. Ubu? Yego. Ariko uyu mutuku nambaye ntago nambaye amaraso yanjye ahubwo amaraso yanjye ahishe mu maraso ya Yesu. Uyu mutuku rero uravuga ubwihisho ariyo maraso ya Yesu yamenetse mu rubavu yavuye mu rubavu rwa Yesu. Yego wambaye umupira anditseho mu rubavu rwa Yesu. Mu rubavu rwa Yesu bisobanuye iki? Mu rubavu rwa Yesu ni mu itorero ariko ngewe iri torero yari impaye mu rusengero. Uru rusengero rero ni urusengero ruri gukorera kuri izi mbuga nkoranyambaga. Yego no mu buzima busanzwe abaruzi bararuzi. Yego n'urusengero ruhari ariko urwo rusengero rukaba ruyobowe nanjye umuhanuzi w'Imana Mama Chance. Waje gusezera idini cyo gushinga iryawe? Uburyo nashinzemo iri dini ni uburyo bwemewe n'idini ryanjye. Dini ryawe birabyemera? Rirabyemera rwose. Kurivuga rya biremewe? ADPR. ADPR yemerana iryo dini ryawe? Iryo dini ryanjye riremewe muri ADPR. Ubu watumirayo umushumba muri ADPR akaza? Muri iryo dini? Ahubwo simbizi muri iyi minsi ashobora kuhabwiriza. Iryo se rirafunguye? Hariyo n'umushumba uri kuhabwiriza. Iryo se rirafunguye? Yego. Ku mugaragaro ryarafunguwe. Ariko ni ku mugaragaro mu isi y'umwuka. Yego. Ku mugaragaro mu isi y'umubiri yego ntago rirafungurwa. Nibyo uteganya? Ko bigoye muri iyi minsi? Ntago bigoye. RGB yaraje kubona ibyangombwa byayo? Ngi ibyangombwa namaze kubihabwa kera. Urabifite? Ndabifite. Inyubako nayo nta kibazo iteye. Turacyari kubaka ariko turacyari kubaka. Za bintu bigeze kure. Turacyari kubaka. Gusa duteranira mu buryo butuzuye neza. Ariko kuko abashinzwe gukontorora ibigendanye n'isengero barakontoreye basanga ibintu ni sawa. Yego ibinyemerera gushinga idini ndabyujuje. Bampa ubwo burenganzira nararishinze rwose byangombwa ndabifite ubu turi mu bikorwa byo kubaka. Aya mashuri basaba? Amashuri nitumara kubaka urusengero nayo tuzayubaka. Kuko urusengero rwose ruba rugomba kuba rufite amashuri. Oya ndavuga amashuri umuntu yize umuntu ushumbye rwa rusengero. Nari ngize ngo na amashuri. Nari ngiye mu buhanuzi. Hari ubuhanuzi nakunze guhanura ku nsengero tugiye nko mu mavuna runaka. Yego. Ahantu hagiye kuzaba urusengero. Ngahanura nkavuga ngo ariko ntimuzibagirwe n'ikigo cy'amashuri. Yego. Nkababwira ntari iki kigo cy'amashuri kizaba icy'abana badafite gikurikirana. Ubwo nari nzi ko ari byo mbajije. Navaga amashuri yize yego narayize mfite izo mpamya bushobozi. Okay. Ibyo birasobanutse. Amaraso yawe kubera iki ari kumeneka? Aya maraso yanjye ari kumeneka
kubera ko ndi kurwanira ubwami bw'Imana muri ubu bwami satanike arizo izi mbuga nkoranyambaga. Yego. Arimo arameneka mu buryo azameneka mu buryo bugaragara cyane uburyo butagaragarira amaso y'abantu. Ni uburyo bugaragarira mu ihishurirwa ry'ubwenge. Umuntu uri ufite ihishurirwa. Yego. Niwe uzamenya ko ayo maraso ari kumeneka. Ariko ihishurirwa ry'ubwenge riri mu byiciro bibiri. Hari ihishurirwa ry'ubwenge bw'umwuka satanike. Hari n'ishurirwa ry'ubwenge ry'umwuka w'Imana. Iri hishurirwa rero ry'ubwenge muri ibi byiciro bibiri by'ubu bwami barabibona. Yatangiye kumeneka ryari? Yatangiye kumeneka ubwo navugaga ijambo muzimu. Ahandi hantu amaraso yanjye yamenetse ni igihe nahanuraga ku rupfu rw'umukristo ugiye gupfa, nkavuga ko niba mutabara atari bupfe, ariko niba mutabara arataha. Amaraso yanjye rero yamenetse bafata ubuhanuzi nahanuye bakabuhindura uko butari. Bafashe rwa rupfu navuze ngo arapfuye babigira uko nyine ngo ko atapfuye waravuze ko yapfuye. Rero ntago nabarenganya abantu dufatikanyije ubuzima bwo kubaho, ahubwo yego ubu bwami dukoreraho nibo baza akazi barimo, kubera ko bazi neza ko yego icyo bo bashaka nuko tuvuga urupfu bagapfa, tuvuga ngo murashize bagashira, tuvuga ngo murarangiye bakarangira. Niyo mpamvu banyipostingaho bakanyiyamamazaho, yavuze ko apfuye none ntiyapfuye warasebye. Nyine muri ubu bwami bagomba kunyipostingaho gutyo. Aho amaraso yanjye yaramenetse ngira ngo nabwo nambaye umutuku. Ahandi hantu amaraso yanjye yamenetse Jesse nabwo gusa iso nahanura ko ari umunyamakuru ugiye gupfa. Yego. Umuhawe n'igihe. Tukiri aho ngaho, uyu munyamakuru ntabirenze ndavuga aho amaraso yanjye yamenekeye nibikomeza kuvugwa. Ahandi amaraso yanjye yamenekeye ni mu gihe havugwaga ko nsenya ingo. Ngura zihirika pe? Ndazihirika pe. Ndazihirika ariko ingo nsenya niziba zidahari n'ubundi. Nizazindi z'ikinyoma nyine zo muri ubu bwami. Izi ngo zo muri ubu bwami ni ikinyoma kuko na se w'ikinyoma niwe wazubatse. Iyo nsanze rero ibintu byubakiye ku cyuka satanike ndahirika. Ntafite icyo nitayeho. Ariko ingo zubatse kuri Kristo. Yego. Ntago nazitinyuka. Nta nundi wazitinyuka kuko ziba zubatse ku rutare rutagira rutanyeganyezwa. Hako ubundi usanze biregetura ukubitaho umugeri. Ndahirika kandi sinahiritse mu buryo babivuzemo. Ahubwo bazagaruke bavuga uburyo nazihiritse. Ngo hajya wegeraga umugabo ukaba turasuba umugore se wawe. Wakwegera umugore atura mugabo se wawe bose bagera mu rugo ate bambwiye ko utari uwanjye. Ariko reka nkubwize ukuri. Ibyo bintu ntago ariko biri. Ntago ariko biri. Uzihirika mu isengesho. Umva uburyo mpirika ingo za Satani. Yego. Ibyo wowe uje umbwira nibyo biguhishura urugo ugize ute wubatse. Noneho tuvuge niba nkubwiye ngo ibyo uvuze nkabihanuriramo, namara kubihanuriramo nkakubwira ngo genda ureke Imana izakwiyereke, ahubwo kugira ngo ureke Imana ikora wowe ukaba ari wowe ukora. Iyo ukoze rero ukitambika mu mugambi w'Imana uraguhitana. Iyo uguhitanye rero ugaruka kuri mama chance, kandi mama chance ari inzira karengane kuko mujya guhura sinari impari unanyizanira singe wakuzanye. Rero iyo uje nguha ukuri ngiye nguha ukuri pe, ariko uko kuri niko kuzagira gute kuzaba batura. Bariya rero baza kongorerana utuntu tw'utugamba nabo bazi yuko bari kuri misiyo ya Satani akiba umukobwa w'abandi, nabo bazi ko bari kuri misiyo ya Satani akiba umugabo w'abandi. Turabafite mu nsengero, umuntu akaza rwose avuga ati ngewe sinzakizwa ahubwo ngiye kwigira umukirisitu mwiza kugira ngo uriya mukobwa nzamutware. Yego. Uwo nguwo niwe uhindukira bya bindi bya misi yariho. Iyo bidakomeje araza akavuga ati mama chance yansenyeye iki, none se arambeshyeye. Ntakabeshyeye. Byanavuzwe ko ugira imva mu rugo wabagamo ari Nyamirambo. Aba bantu rero bakuri mama chance official. Yego. Aba bantu ibyiriya mva barabisobanukiwe, ahubwo ikintu kiri kubacanga
ni umuzimu Ibyimba n'ibitambo barayizi. ibyimva Yego. barabizi rwose kuri Mama Chance official ndongera mbasubiriremo kubera ko hari abantu bashyashya twe twirengagije Imana itubabarire ndi kureba ku bantu tuziranye kandi hari abana baje mu rugo nibwiye twabange muri twe twagira ngo duhere imuzi y'ibyagiye bivugwa byose Imana iguha umugisha Satani ari kuncecekesha mu itangazamakuru ariko murimo ikibatsi cya Mwuka Wera kugira ngo dukore umurimo umva rero wowe uje kuri Mama Chance official njyewe ntago nshobora kuba mu buturo bw'abapfuye tukabashyingura ntago bishoboka nta nubwo nanabikora yego sinzigera nabikora ahubwo iyo mva bavuga rata bene data dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru ni ahantu natuye aho hantu hari umusaraba yego abakatolike ngira ngo munakunda gukurikirana Mama Chance official turabana cyane murabizi umusaraba wa Yesu kuri mwebwe ni igitangaza gikomeye kandi no kuri twebwe ni igitangaza gikomeye uyu musaraba no kubaho uyu mukatolike rero wubatse hano hantu yabonye bidahagije ahashyira n'umusaraba wa Yesu rero mpageze nanjye nakoze icyo ngomba gukora kuri uwo musaraba mpita igorogota kuko umusaraba wari igorogota we yakoze akazi ko kubaka umusaraba wa Yesu nanjye mpita igorogota abantu rero bahazengurutse bazi imbaraga z'aho hantu noneho rero Satani kubera z'uburyo namutwaye umunyago w'aho hantu niyo mpamvu aza kunyipostingaho akavuga imva kuko azi neza yuko abantu bapfuye babashyiraho iki imisaraba ahubwo tuzabanze tunasobanukirwa impamvu umuntu wapfuye bamushyiraho umusaraba ariko ubundi umusaraba ufite izindi mbaraga zirenze igihe nikigera nzavuga ku musaraba barambika ku bapfuye twebwe bari abantu nubwo tuba tubashyinguye yego biriya bintu bifite ikintu bisobanura Mwuka Wera yansobanuriye rero igihe nikigera nzababwira umusaraba si uwo ku bapfu umusaraba si uwo kwirimbi ahubwo umusaraba ni imbaraga zacu twebwe abajya mu ijuru yego nyuma y'ibyo byose uragiye uracecetse uratuje urabuze mu kugaruka yaratuburegero sinkibarizwa mu isi y'abazima narapfuye iki ni kimenye nkunda bapfa ahangaha kuri Mama Chance official munyumve cyane kuko mwebwe ndashaka ko munyumva birenze uko abankurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga banyumva kuko aha mafite abageni benshi cyane ni ukuvuga ngo murababaye cyane mufite agahinda bamwe muri kurira abandi muri kwibaza ku bintu nakoze tisi Mama Chance n'ibiki byamubayeho n'ukuri ntacyo nabaye ndagira ngo mbabwire ngo ibyo navuze hari ibyo nabonaga narimo mpanura mwakunze kumbaza ngo ese Imana yagutumye kuvuga ko uri umuzimu yigeze igutuma kuvuga ko uri umupfu yigeze igutuma kuvuga ko uwagiye yari umuzimu wigendera ndababwira nti mu by'Imana yantumye ibyo ntibyari birimo ahubwo biriya byamfashe ngeze imbere ya kamera ibyamfashe rero ntago nafashwe n'ibisazi kuko sindi umusazi ndi muzima nduzuye ntago nabaye ikigoryi ngo mbabere ikigoryi ni ukuri sindi ikigoryi murabizi neza ko ntababereye ikigoryi oya ntago ndi nabari ikindi cya gatatu ntago njyewe ndi umukozi wa Satani turaziranye murabizi ko Yesu bamubajije ngo abawe muzababwirwa n'iki arababwira ngo abanjye muzababwirwa n'imbuto mwera turaziranye ku matelefone turaziranye dusengana turaziranye muri ubwo buzima mbega turaziranye abo nagerageje kwerera imbuto narazibereye kandi ikindi rata bene data dukomeze tubana amahoro Mama Chance ndacyari wa wundi rero tugiye kubasobanurira mfatikanyije n'umunyamakuru ariko dukoresheje umwuka w'ubumana wemeye ko biriya bintu mbivuga kugira ngo ibyahanuwe bisohore ibi bintu biri kumbaho muri kubona mukababara mukavuga ati turagira dute turabigenza gute bino bintu biri kumbaho Imana yabivuganye nanjye ibivugana nanjye ku musozi wa Gorogota irambwira ngo witegure yego nariteguye rero nambariye urugamba ikindi cya kabiri shuti zanjye dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru ndababwira icyatumye ibyo nabonaga mbivuga njyewe nitwa amazina menshi ariko izina nemera niryo niyita njyewe Mama Chance ntago niyise umuzimu ahubwo nitwa iki umuzimu nkitwa Mama Chance
ayo nayo bakwita nayo banyita, nkitwa umuhanuzi yego n'andi mazina ndi kwitwa agiye atandukanye. Ariko amazina ndi kwitwa ubu naza ashamikiye ku izina nitwa cyangwa se ndi kwitwa ryitwa umuzimu. Ariko nge ntago niyise iki umuzimu, ngewe ndiho muri Kristo Yesu, ngewe ndi muzima muri Kristo Yesu. Aho hantu ndiho yego muri Kristo Yesu, aho hantu ndi muzima muri Kristo Yesu ni mu bwami bwa muntu wahawe iki ubutware. yego Ubu bwami bwa muntu rero wowe nkurikiranye twaje gufatanwa na Satani ikibanza cyitwa imbuga nkoranyambaga. Aragifata aragitsindira, ariko yirengagiza yuko hari yashuka abantu ngo ni ikuzimu yazirikiwe umwami wacu Kristo yagize ate yagezeyo. Ariyo mpamvu izi mbuga nkoranyambaga ngiye kubabwira ko ari ubwami bwa Satani. Hari abakozi b'Imana ndahari, hari abakozi b'Imana Bob urahari, hari abakozi b'Imana abandi bahari, ariko turabizi neza ko turi kurwanira ikibaya cyacu cy'ubwami bw'iki bwa muntu bugomba gukorera mu bwami bw'Imana. Nubwo iki kibanza yagifasha ari cyo YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, turabizi neza karimo aho yadutwaye. Aha hantu rero mu bwami bwa Satani banyita umuzimu. Uyu muzimu rero ni izina nitwa mu kirere cy'ubwami bwa Satani. Niyo mpamvu namuvuze yego ko ari izina nitwa, ariko mu bwami bwa muntu nitwa Mama Chance, mama w'amahirwe. yego Mu ijuru mu bwami bw'Imana nitwa umuhanuzi. yego Ariho banzanye tijya guhanura. yego Ngewe Mama Chance ubwami bwa muntu tuburetse, ubwami bwa hano bwa kimuntu tuburetse, ubwami satanike tuburetse, ngewe Mama Chance uri imbere yanyu niyita mugeni, nitwa mugeni. Izina ryanjye ni mugeni, ngewe ndi umugeni kandi mfite fiance. Fiance wanjye arahari n'abagomba kuzanyambarira mu bukwe. Ubukwe burimo buragira gute? Burimo burategurwa. Ahubwo wowe turi kumwe kuri Mama Chance Official unyita ndi. yego Rero wowe uri kuri Mama Chance Official ugiye kwandika muri commentaire wowe unyita ndi. Mu bwami satanike ko banyita umuzimu, nkaba narabahaye amakuru, kandi amakuru nabahaye murimo murabona ihishurirwa ryayo ku isi hose. Ari mu kazi, Satani ari kwipostinga ku izina agira gute anyita. Hano mu bwami bwa muntu Mwuka Wera yanyise Mama Chance. Yego data na mama banyita Ingabire Solange. Wowe turi kumwe kuri Mama Chance Official unyita nde? Unyita nde? Umanuke muri hasi muri comment unyita izina. Tukiri aho rero ni muhumure rwose, muzaze mu nkoreho kandi umuzimu ntakorwa. Ikindi ngira ngo tubwire abantu bo kuri Mama Chance Official impamvu mu kirere cy'ubwami satanike banyita umuzimu. Umuzimu ni umwuka w'umuntu wapfuye. Bo ntago bambona nk'umuntu uriho, kuko ntiduhurira mu buzima bwa muntu, duhurira mu isi y'iki y'umwuka. Yego byabisohoye muri cya cyanditswe Paulo yavuze ngo ndi hari ko sinjye uriho. Sinjye uriho ni Kristo uri muri njyewe. Ufite ibyo wapfuyeho. Ubwami bwa Satani wo bakakubona nk'uwapfuye. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Satani abantu bari kuri Mama Chance Official bo barabyumva cyane. Mu masengesho dusenga nkunda kubabwira ngo nusenga ubanze uhere mu bwami bwa muntu, wihesha agaciro k'uriwe, uzamuke mu bwami satanike. Mu bwami satanike hari uwo nabibwiraga ati kwa Jinara Yesu, nkuko navuze umuzimu bakaba bari gucyaha ngo mu izina rya Yesu. Aba bacyaha ntago nabarenganye, ni mucyahe nanjye buriya navuye kuri kamera ndacyaha ni mu izina rya Yesu. Ngewe sindi umuzimu, ngewe ndi umuntu. Ariko aha muri ubu bwami yego aho mucyaha nago nababwiye ngo nibagerayo bacyahe. Nimugera muri ubwo bwami satanike harabona bibwiraga nk'umuntu uje ubwa mbere muri ya gahunda njyangira yo kwakira abantu buri muntu ku giti cye, ukumva umuntu ahisa cyaha. Ntago nahitaga mubwira nti kuki uri gucyaha, ahubwo narabanzaga nkamwumva, narangiza nkamubwira uko muri ubwo bwami bahatambuka. Rero muri ubu bwami nge nuko mpatambutse. Buri iriya shene yitwa Mu Rugendo niho umuzimu yamamaye
yego naho naha rero ndi mu twabumenye. rugendo ndi gutambuka hari amashene najyaho navuga umuzimu Yego. sindengaho cyane impamvu rero ubu bwami satani kugomba gutambuka mujye munyumva ibintu byose mvuga mba numva ari ubuhanuzi yego impamvu mu bwami bwa satani ugomba gutambuka uhatambukana gupfa mu cyaha Yego. nuvuga ngo abakristo bacunguwe nawe ntago ari twe turiho ni kristo muri twe Yego. kuko twe mu cyaha twamaze kugira gute gupfa muri buriya bwami iyo batubona Batubona ntago nk'abapfuye. batubona nk'abantu bazima ahubwo Oh. batubona nk'abapfuye Okay. uretse ko abantu bibonana agakiza hari abantu bazi kwibonana agakiza ego mana hari umuntu umwe mperutse kubwira ndamubwira ntiwagabanyije ko twavukiye mu cyaha tukagikuriramo yego ukajya ureka gucira iteka abacumura ko ari ubuntu wagiriwe ubwo buntu ari bwo buguhishe Yego. ari bwo buguha gutinya Yego. ari bwo buguha kudakora icyaha waretse gucira imanza abakora ibyaha Yego. ko ubuntu nabo bubagezeho nabo bamera nkawe kandi ubuntu bukuvuyeho ko nawe wamera nkabo rero ikintu ushatse kukubwira nawe sinanjye gusa yego muri buriya bwami niba warapfuye mu cyaha uri umuzimu pe ntabwo uriho ntago uriho cyokoza niba utarapfa mu cyaha uriho satani arakubona ariko muri buriya bwami umuntu wamaze gupfa tomani kitaya nozaya tipitaya enekitayi niba waramaze gupfa mu cyaha yego bo ntago muri iyi si ahantu bafashe babohoje yego yego bakubona nk'iki nk'umuntu uriho bo bakubona nk'umuzimu bishatse kuvuga iki rero yego kuri izi mbuga nkoranyambaga yego hari abantu mu bwami satanike yego babona nk'abariho mu bwami bwabo bakabona bariho uko ari ababo barasambana mu bwami bw'Imana kuko bariho yego iyo babahamagaye ati ngewe nzanye ituro rya miliyoni akarebamo akahita abona ni iby'abakene aramira akarya abakene urumva iyo bamwiringiye bakamwizera ati tuzanye amafaranga y'abatishoboye reka sinayabaha ubwo baramwibonamo nyine ariho mu cyaha cy'ubujura mu cyaha cy'ubujura agize ate ariho yego rero uyu ntago bazamwita umuzimu kuko iyo bamwiringiye yego aho kwiringira nde Kristo bakaba ari we babona noneho Kristo muri we kubera ko ntawe uhari ari we uriho yego arahita avuga ati bampaye amafaranga y'umuntu utishoboye rero kugira ngo bigende neza kugira ngo ba bantu bigende neza ariko reka satana nyipostingeho hari amabanga ye nzamena barahita bakora iki barahita bafata wa mukene bamwereka isi yose ko bamufashije kandi nitujya mu ibanga dusange yego wa mukene ntiyafashijwe bishatse kuvuga iki uriho ikuzimu mu kirere cya kabiri ugize gute uriho yego abo rero nibo bari gusheyaringa batari bununguke buri umuntu usheyaringa bobo umuntu usheyaringa ku bw'akazi ni ukuri nasheyaringe kuko mama w'amahirwe yazanye amahirwe y'umuzimu mu kirere cy'ubu bwami mwaje kubohozamo isezerano rya kuro yasezeranyijwe ngo nzabaha n'umugisha uri ahantu mu mwijima mama w'amahirwe rero yaje mama chance official yiyiziye mu mahirwe kugira ngo ubuhanuzi bubere inyungu nk'uko ibyanditswe bivuga ngo akamaro k'ubuhanuzi ni ukunguka nibagende baronka umuzima baha amaronko TikTok bafungure babona amaronko YouTube bacuruze babona iki amaronko ariko ubu buhanuzi nk'uko bivuga ngo akamaro k'ubuhanuzi ni ukutwungura yego abo nibunguke baje mu kazi ni ukuduhugura yego Imana niramuka ikubonye yego mu kudahugurwa ahubwo ukajya kubaka ubwami bwa satani